Yes, twongeye tubifurize igitondo cyiza bakunzi b'Intimba Ravi. Kuri ino nshuro rero turongeye turagarutse ku kigendanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka muri filime y'Intimba ya Ravi muri rusange. Ubwo rero nizere ko muri tayari rwose kugira ngo mutuze kuba twese turi kumwe mu kanya. Abizi twebwe tubanza kubicamo kugira ngo tubabwire ibigiye kuba ndetse n'ibigiye kuba bikurikiraho muri rusange. Ariko uyu munsi ntago nibuze njyenyine rwose, ndaza kuba ndi kumwe n'umuvandimwe ameze neza. Ndashima Imana cyane. Ni amahoro masa Cyane imvura iratwishe yasomse. ahubwo ngo zikubisesengura ngo buriya ngo iyo wabisesenguye biraba. Kandi ejo narabibonaga kuko yuko bagiye kujya muri hoteli. Wabibona wibaze ko wabivuze. Ariko rero weho ntabwo tujya tukumenyera, wowe ugendera ku makuru bahawe na Yves. Abantu bazi Yves muri comment muze kumbwira ngo Yves ninde muri iyi filime. Muri iyi filime y'Intimba ya Ravi. Niba uzi Yves, emva ni inshuti y'umusore mutazi izina. Ubundi wigeze wibwira izina hariya? Amazina barayazi. Okay. Uyu munsi kambiceceke abayazi baze kumbwira muri comment. Ubundi baze kumbwira Yves mumuzi nkande muri iyi filime. Yes, twiruke cyane se duhite twinjira dutangire kwa ntuza kwa Minister. Aho niho honyine muriho comedy y'umunsi hagaze. Hoteli ko nabonye uwitwa Claudine na Aline bakacishijeho mbega cyakora baramutanze. Mbega kwiruka urugo rwose urabibonye nawe we. Bibaze ko ari kwirukanka muri hoteli. Barimo bayiruka muri. Nta nubwo ari kwa Minisitiri, nta nubwo ari iwabo wa Mama Shema, ni muri hoteli. Bakunzi bawe entertainer rero kanangire mbifuriza igitondo cy'umugisha kumwe mwese karame. Hano hari umuntu wavuze ati abategereje agashya Papa Shema azakora tumenyane. Ubundi agashya Papa Shema azakora ubona arakaye. Umva erega ntago ari kera n'uyu munsi. Uyu munsi birari paye. Ibaze ko abahungu bose bamaze kubimenya uretse Ganza, ariko rero mfite ikindi kibazo. Undi kuki umusaza dutuma Ganza abimenya. Noneho ibaze dusanze Ganza nawe atari uwa Papa Shema. Biranashoboka cyane. Uyu mugore aba ni ncakura. Akaba ari uwa Minisitiri. Oya wasanga ahubwo ari uwundi muntu. ababona Claudine yabirwa kurusha Aline se mwe mwaduhaye like. Claudine ahubwo yaberewe, njyewe ntabwo ngenda kuguha like kambi kwibwirira. Claudine ejo yarushaga Aline kwambara neza. Haba mu nzu, haba hanze yambaye bwa bukabutura bwe. Mana ishobora byose. Witeguye gutaha ubukwe se? Umva, ubu bukwe nta rubwo bwacika. Nukuri bakunzi bawe entertainer muze kunyandikira muri benshi mbarabura ahantu bakinira, muze kuza tujye kwirebera behind the scene y'ukuntu Papa Shema ari buze n'ahantu ari bwinjirire. Mbabwire noneho se n'umuntu bagiye kuzana gusigara nawe. Tubaze ku munsi w'ubukwe tubonye ahubwo Shema atereye Ravi. Si bishoboka. Ravi ataraza? Atarabimenya. Ataha ubukwe akaba ari nka surprise, ubukwe bwaza gupfa agahita amuterera Ravi. Wavuga n'uwahita tugira. Nta kuntu mu Ntimba ya Ravi mwamutumira nawe akazaba hari kuri ubu bukwe akazazana na Papa Shema. Handi byaba ari umuti. Abantu bose bazi ko bapfuye bahita bababona bakabona bahari aribo bagizemo uruhare kubica. Yego. Batagaho hamya tayari. Tujye kwa Fandi. Fandi rwose. Harya ninde bitaza gitifu. Executive ni Ravi. Kwa Zegitifu w'umurenge. Ntawe ugiye kuba nk'abakecuru kugeza igitifu. Kandi wasanga ari abakunzi ba entertainer bataramenya kuvuga executive bavuga gitifu cyangwa Zegitifu. Ntawe pe. Ibaze ko umuntu ungana nawe atazi kuvuga executive. Nasugo ibyo mvuze ni gitifu ntago ari executive, byose ni bimwe. Katwikomereze. Ravi ngo yavuze mu rugo ijwi rye rirazamuka rikarenga. Ariko hari na Fande ngahoza Mimi ku gupfukama ndega hora crawling. Mimi yaragatoye. Yaragatoye incyarira muri uru rugo. Ariko hano
Serukane na Paul ariko noneho ibaze ariko ubundi baranateguye ngaho polisi zaba ziri mu Claudine ni polisi ni umupolisi ntafanda ukomeye noneho ibaze noneho ubwo Shema naserukana na ntuza na polisi Claudine ariko minisitiri ko afite ibibazo ntareba n'abazava bamufunze ahubwo ibaze ari nabonye Claudine ari ufunze papa we none ega azanamufunga da akabona niwe uyoboye abaje kumufunga cyangwa se niwe wambaye niwe umwambitse ipinga aramutwaye ari myabigenza atahita ahora avuga ati kari akantu ko mu bakene gatindikaza iryo jambo njye riramvuna kurikoresha no kurivuga pe riba ribangamye bakopeze rero kuri uyu munsi ukuntu biri bimeze yes kuri uyu munsi rero ikintu gihari ndabona uko byagenda kose ntabwo ubukwe buraza kwa bukuru no munsi ahubwo noneho tugiye kubona noneho ibintu bisa nk'aho bishyushye biri ku munota wa nyuma bashima bahari ko uyu munsi Shema atoboye akabwira minisita ati wansabye kukubwira impano inama ya Claudine Shema yayubahirije kandi umvishe ko na papa wa Shema yashyigikiye na Shema yajya abwira minisitiri ati impano nkeneye mbabarira ku munsi w'ubukwe uzanzanire papa wanjye ese aramukura ku munsi w'ubukwe uzamuzanira papa we neza ese wazanye uzambara ingofero uyu yashaka papa we wanyawe minisitiri sibuka ko mu bice byatambutse yasabye Shema ikintu yazamuha impano azamuha ashaka papa we amafaranga barayafite nk'uko Shema abyivugira amasambu ibibanza amahoteli kwa minisitiri nta nubwo babarusha amafaranga reka ntabwo bayabarusha rwose ukibaza ngo aramukura he papa Shema ariko hari ikintu mpande muri ino filime ubanza ku munsi w'ubukwe ashobora no kuzava mu gatimba agatukana na Claudine cyangwa akiruka na mama Shema bivuze ati azaturumuka yirukanka uwo mukobwa ni Dede nk'uko bambika yavuze ati we hari igihe mbona uzagata rwose ukirukanka ubonye Claudine imbere yawe ariko bana Claudine we wari naricaye azi ko ikirozi cyakoze yegukanye umugabo ntabwo byoroshye imbere y'umugeni ariko abantu bano ntabwo bari gutegura plan B ibaza habaye hagize ikiba kuri papa Shema bagomba kuyitegura hagize ikiba kuri papa Shema twabona rine yegukanye Shema burundu Shema bagira ku gihe cyo kwambika impeta agahita agagara mbega agahinda ntabwo yayambara nanjye sinayambara yahita ashaka ubundi buryo ni ukuri bashake plan B ku munsi w'ubukwe nibura haramutse hariho umupangu ukomeye wa ntuza wa minisitiri na papa Shema yaramushyizeho magenza hariya yuko naramuka aje mu bukwe azanamwica ugasanga noneho ni nawe ahubwo uriya ni umugambi wo kugira ngo Shema yemere ubukwe noneho birangire bubaye ko se birashoboka ntabwo bishoboka kuko minisitiri kugeza ubu ntabwo azi ko papa Shema akiri mu Bubiligi na mama Shema nibyo azi ararikira rero kudakuraho wumva ikiganiro cyose ubundi twibanire hano kuri Win Entertainer niho honyine ukura amakuru y'ukuri y'ibiri usohoke kuri intimba ya Lavi reka twanzikira ahangaha rero wowe utarakora subscribe akaba ari guhuye nanjye hera ko nonaha ukore kuri subscribe ubundi utera agatebe tuganire aha bikubera byiza yifunguye ukumva ikiganiro gitangira kugeza gisoje kuko duhera ku makuru y'ibyaranze umunsi w'ejo tukaza gusoreza ku biri busohoke ku isaha ya saa yine uyu munsi ntucikwe rero umunsi w'ejo Lavi murabizi neza arishimiye ko se yakennye ariko se biyayu bari bohereje gushaka ibiryo mu gikoni ntabwo ari bugaruka agahitana umuntu ntucikwe ni hano rero nje nkakubwira ngo biyayu ubundi yagarutse arakaye cyangwa yagarutse yishimye mu by'ukuri cyajyanye biyayu ntabwo yari agiye gushaka ibiryo cyane yari ahunze kuko bari batangiye kumubwira ibya Keza kandi ikigaragara Keza na biyayu ntabwo bakiri kumwe Keza wacu yari igihuha ngira ngo yahise aburirwa irengero biyayu rero yaragiye nyine nk'umuntu ugiye gushaka ibiryo aranabibura agarukanamo utuntu dukeya murabizi ntabwo ahantu hari ababyeyi cyangwa abakobwa bajya barya ngo basiga
inkono irimo ubusa. Simuyita inkono cyangwa muyita isafuriya, simbizi, buri wese n'umuco we. Byarakomeje ariko biyayo kwihangana biramunanira, bitegereje ukuntu mama Ravi amubeshye, agahita anahunga, ahera ko aravuga ati ngiye kubwira Ravi ukuri ko Shema atamwanze. Ibaze nk'inkuru bari kubwira Ravi, kandi Ravi ibintu byose yamaze kubimenya, murabizi, nubwo ataramenya nyine iby'ubukwe. Njye ndibaza umunsi yamenye ko Shema afite ubukwe, ese azabyakira butahe? Ariko rero nkiri ahangaha, papa Shema ubundi uwamubwira agakina ari gukina, nubwo tutaramenya ngo afite iyihe ntego, akagashyiramo na Ravi. Ravi ni umukobwa w'umunyabwenge, Ravi yamwumva ko Ravi akunda Shema bya nyabyo. Ufashe Ravi, Aline azi ko yishe, kandi dufite n'amajwi, murabyuka ko Claudine afite amajwi. Aline yiyemerera ko ka gatindikazi yakaburishije. Ubwo se nimwumva ijambo kuburisha icyo yakoze? Kandi koko Ravi nta muntu uzi ko akiriho uretse twebwe. Na Manzi wamaze kubimenya, we wari ubirimo nyine, wafashije Ravi kuba yagera kwa muganga no kuvayo n'iki. Na Shema waje kubimenya nyuma. Mu by'ukuri ndababwiza ukuri, iyi game bayishyizemo Ravi bakamubwira byose, noneho kuri wa munsi w'ubukwe na Ravi akaba hari, akinjirana na papa Shema bazi ko bombi babishe, bakabona baraje. Noneho byaba ari fire kabisa. Iyi mpano Claudine asabye Shema se ko yasaba minisitiri, muratekereza minisitiri ari buze kumwemerera akayimuha? Ese koko Shema araza kuyimwaka, cyangwa biraba iby'ikiganiro cye na Claudine birangiriraho? Ibaze Shema abashije gutobora akabwira minisitiri ati wansabye kukubwira impano, wampa amafaranga turayafite, ibintu turabifite, inganda, amazu, ibibanza, ibintu byinshi, ariko ndashaka impano imwe pe ku munsi w'ubukwe bwanjye. Ibintu byose uko ubishaka bizagenda uko ubishaka, ariko umpe papa. Ndareba mu maso ya minisitiri ukuntu yakitwara. Ese mama yamukura he? Kaho bari baramufungiye twamaze kumenya ko amaze imyaka 15 atakibayo, ko mu Bubiligi bavuga ko ari atakiriyo, ko twamaze kumenya ko ari mu Rwanda, ari iruhande rwacu. Murabyibuka ko ari muri hoteli iri hafi y'iwabo wa Shema, hafi cyane. Basohoka mu rugo bareba, bakinjira bareba. Imodoka ihaparitse, yihaparukuye, byose babirebera mu idirishya rye, murabizi. Niba utabizi rero subira mu bice byabanje tukibona papa wa Shema uko yajyaga areba, tutazi ngo ninde muntu uri kureba. Byose arabizi. Muhungu wacu yigize maneko. Ibaze ko n'uruganda twemera mu gihugu ngari urwa papa wa Shema, ariko uyu musaza yishe byinshi. Byari igihe umusaza mu kimanga pe. Ubundi kuki nsigaye numva ntari kwizera imipango ye? Kuki adasangiza abahungu be amaze kubona ko ari abizerwa imipango ye? None se kubera iki afite ibyo arimo arabahisha? Nk'uru ruganda ari gukurikirana ngo n'urwe, yakaba yarubwira Shema nawe akumva ko ari kurwanira papa w'imyaka yose batabanye, akajya kubaririza iby'uru ruganda abizi neza ko ari urwabo. Ariko ibaze ko ari koherezayo undi muntu utari uwabo, gusa ngo ni inshuti. Uyu musaza we, tumenere ku mabanga ye, gahunda ufite n'abantu uri gukoresha uko bangana, kuko njyewe ntago ndi kugushira amakenga. Abumva ko umunsi w'ubukwe wakihuta nk'uyu munsi bagahita batwereka ubukwe, nimuze kugenda mutabaye comment. Njye ndashaka kuzareba imyenda ubundi kanzu Aline azaba yambaye. Iyo kanzu iba mu Rwanda, iba hehe? Ntabwo ntekereza ko iyo kanzu ndende hari umuntu urayambara. Nk'uko yabyivugiye ngo ashaka ikanzu ya wenyine. Sintekereza ko agatimba azaba yambaye kazaba gafite irindi bara. Mu by'ukuri ntababeshya, Aline n'ukuntu muzi n'ukuntu yitwara. Njye nakamwambitse agatimba k'umutuku, noneho nibizabera mu kirori cye, agatimba k'umutuku niko kamubera mu kirori cye. Ntimuze gucikwa ntimuze gucikwa. Wowe utarakora subscribe, ongera utere amaso hejuru hano hari akazogera, ukore subscribe, ubundi ujye ubana nanjye hano 5/5 impande zose z'isi. Ndabizi ko buri wese ubasha kumva ururimi mvuga
ntago yakumva Winnie agenda atarangije ikiganiro yakoze kuko kirimo ubwenge. Noneho reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi, amakuru y'uyu munsi uko biri bube byifashe.